Ubuzima ni umukino, ubyemere cyangwa ubyange, gusa kuri iyi si ngo habaho ubwoko bubiri bw'imikinire, gukina ugamije gutsinda ukarekeraho. Hari no gukina nanone bidashira, bikomeza kandi bigira ingaruka bikanazana inyungu zihoraho cyangwa se zizahoraho mu buzima, biterwa n'ikarita wakinye. Murabizi, nta kiganiro mwumvise mu gatabo cy'ubugoryi kidafite umumaro. Tugiye kwiga amasomo akomeye cyane agiye gutuma duhindura uburyo twumvagamo kandi tugafatamo isi n'ubuzima muri rusange. Guhera uyu munsi ntuzongera gutaka imvune n'ibibazo by'ubuzima. Icara hamwe twigana aya magambo, aya masomo akomeye. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucuze nabi ntumenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ni mu gitabo cyitwa Finite and Infinite Games. Ni ukuvuga ngo ntaribagirwa, reka mbanze nshimire umukobwa umwe rukumbi mwiza cyane uzi ubwenge waduhaye iki gitabo, akaba atumye tuba twicaye uyu munsi turi kukivugaho. Bamwita Matutina Stella Sylvie. Ni umukobwa, niwe tubikesha uzagira amahirwe azahura n'uyu mukobwa bamwita Stella, sibyo? Igice cyo ni 2 ni igitabo. Hajya munyibutsa hajya twasoreje hehe ubushize, ngo kuko nta muntu wakwikinana umukino wenyine kuri iyi si, ngo niko ku isi byose uzikora uzaba uri kumwe n'abantu. Ni byiza kandi ni ingenzi kwiga kubana nabo kandi neza, sibyo mw'abantu mwe? Niho twasoreje igice cya mbere ni igitabo. Ubuzima burya ngo ni umukino, niko twatangiye tuvuga. Ngo ibihembo cyangwa se abaturage, munyumve neza turakomeje, ngo ibihembo abaturage ba sosiyete cyangwa se rubanda rw'umuco runaka batsindiye ubuhangange bwabo buguma kubaho cyangwa se kuba ubwabo byonyine iyo bakoze buri kimwe ngo babirinde cyangwa se baburinde. Ni ubuhangange. Icyubahiro cyaso ikiwanyu umuryango wawe ni wowe cyangwa se ni mwebwe muzakirinda mu gihore ku gasongero cyabuzeho niba cyari gihari koko, sibyo? Ngo umutungo property ngo wawiba ariko umuntu ntibiba bivuze ko ari we nyirawo, nyiri kuwiba nyine uba wibye. Ngo burya ngo niyo bakuriganya bingana gute muri ubu buzima ntuzacike intege. Umutungo ugira icyo uvuze iyo nyirawo agaragaje ko ibyo yawushoyeho cyangwa se yawushoyemo bidahuye n'ibyo uwo mutungo uhagaze uyu munsi. Ngo unanirwa kwerekana uko ibintu yabikoreye, ngo amahirwe menshi aba hari yuko tutabimwitirira cyangwa se ko hazamo ugushidikanya iyo tugeze ku ngingo yo kumwitirira ibintu atunze. Ba bana bo mu bakire bahawe byose biragurana ko twumva ko ari abakire koko. Iteka ujye ukorera icyubahiro cyawe, niko igitabo kivuga mu buryo busa n'ubutaziguye. Ngo niba ibintu byarakuvunye burya uzabyishimimo kandi wibuke kutarenza urugero. Ngo nicyo gisobanuro cy'uko wakoze, sibyo? Ninde wigeze wumva abantu bakorera amafaranga bakabika kure abana babo bakabaho nabi nyamara bafite amafaranga, cyangwa se bo ubwabo bakabaho nabi? Hamwe wibaza niba amafaranga bamuvugaho ari byo koko. Ngo burya biriya bintu ni ubugoryi. Ninde wakwishimira gukora amafaranga atazagira icyo amumarira? Ibyo bintu ni ubugoryi. Dushinzeho agati ngo gushyira igiceri mu mufuka w'umuntu urarikiye ibyawe ngo ntibizatuma yumva azinutswe cyangwa se arikira kugirira irari ibisigaye mu mufuka wawe. Irari ry'ibiri mu mufuka wawe bisigayemo nta kigero wafashaho umunyeshyari ngo rishire, niko igitabo kivuga. Mujye mumenya isi mubayemo. Ni igice cya 2. Hasi kuri iyi video hariho igice cya mbere cy'iki kiganiro ndetse no ku musozo w'iki kiganiro ukireba kugeza ku musozo. Ndagishyiraho igice cya mbere ku buryo abacikamwe mwabasha kugikurikira. Mwumve neza aka kantu, ngo ubuhanga n'ibintu bishya uzabisanga mu mutwe w'umuntu uba witeguye gutungurwa iteka, uhora witeguye mu buzima ko habamo surprise. Ngo mu bakinyi beza bakina umukino neza w'ubuzima, buri mwanya barimo aba ari intumbero nshyashya kandi aba ari umwanya mwiza wo kugerageza ibintu bishya. Ntibita ngo bageze kuki muri ubu buzima cyangwa se bageze kuki. Ngo bo ni abakinyi beza b'umukino w'ubuzima, bahora biteguye gukora utuntu dushyashya. Nimwe mbwira wowe uri ku ruhe ruhande rero? Mwumve neza hano, ngo igihugu kidafite abanzi ubwo biba bisobanuye ko nta mipaka kiba gifite, buri wese aba yinjiramo uko ashatse. Wowe ufite abanzi rero, noneho wowe ufite benshi, si uko uri mubi, ngo ahubwo nuko
ufite uko uteye byawe kandi ngo uwo ni wowe. Abanzi si ikibazo, abanzi si ikibazo mu buzima, noneho abanzi bo si ikibazo. Ndagira muhindure imyumvire mwari mufite uyu munsi. Kuba bagucikaho abo ni abantu mvuga nuko ufite imirongo ugenderaho, uwo niwe muntu ukeneye kuba uriwe uyu munsi. Kuba ufite imipaka ngo buryo mu buzima uzarye uri menge, kuko ngo gutsinda intambara iyo icunze nabi bizana ingaruka zisa neza nkuko byari bugende iyo uza kuba warayitsinzwe. Muri byose tujye twigengesera tubibe neza. Nugera ku ntsinzi y'ubuzima ntizatume ngo uba uwo utari we ngo bikwangize cyangwa se bikugeze habi. Reka dusoreze igice cya kabiri ahangaha. Amagambo yo aracyari menshi mu gitabo Infinite and Finite Games. Amagambo twakoresheje muri iki kiganiro ni amagambo yagiye ahuzwa n'imiterere y'ubuzima kugira ngo atugirire umumaro. Bivuze ko atari ko yanditse neza mu gitabo. Matutina Stella Sylvie niwe mukobwa waduhaye iki kiganiro. Nugira amahirwe uzahora n'uyu mukobwa, uzahora umunyamahirwe. Reka tuzasubira ubutaha rero. Nge nitwa Samuel Mugisha. Uburyo dushigikiramo iki kiganiro biroroshye. Nukura munsi iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, akaba ariho ukanda n'akazogera kazi impande yaho ukagakandaho, ku buryo uzajya ubona ibiganiro byacu buri uko dushyize ikiganiro gishya kandi baguha ubutumwa bugufi. Reka tuzasubira ubutaha rero, ntimuzacikwe igice cya 3 n'igitabo.